We can, and we will. We can, and we will. Hello, what's up beautiful people? Nizere ko mwese mumeze neza cyane, dukomeze kubifuriza ibihe byiza cyane, hanyuma Eid Mubarak ku bayisilamu mwese mudukurikirana tubana 5 kuri 5. Icyo twababwira cyo kugeza kuri uyu mwanya, umusore wacu itahi wacu Bruce cyangwa se umwite Bruce Melody biri confirmed ko ari gukorana indirimbo n'umuhanzi wo muri Tanzania, uwo nta wundi bamwita King Kiba cyangwa se umwite Ali Kiba. Ni mu isaha imwe ishize ubwo Bruce Melody ku nkuta zitandukanye yagiye ashyiraho amafoto ari muri studio muhaye muri kubona ari kumwe n'umuhanzi Ali Kiba, bivuga ko bari gukorana imishinga y'indirimbo nyuma y'abandi bahanzi benshi cyane Bruce Melody amaze gukorana nabo, harimo Diamond Platnumz, harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye bo muri Afrika ndetse no muri East Africa, nyuma y'abashagi, nyuma y'abandi benshi bahanzi batandukanye. Bruce Melody nk'uko adahwema kubivuga ko ari munyakazi, kuko biragaragara ko ari munyakazi, kuko ntago akibasha gushyiramo igihe kinini adafite projet muri studio. Ahangaha rero ugezweho ni King Kiba cyangwa se Ali Kiba, umutanzaniyakazi nawe umusore ufite ibigwi bitoroshye hano muri East Africa cyangwa se na Africa muri rusange, akaba ari umuhanzi nawe ufite izina riri hejuru cyane. Nyuma twavuga ko mu gihugu cya Tanzania buriya muri mujyi wa Dar es Salaam umuhanzi Ali Kiba afite abafana benshi kurusha Diamond Platnumz, bivuga ko nyine akozwe cyane kurusha Diamond Platnumz. Rero Bruce Melody bigaragara ko rwose nta mwanya wo guta afite, umunsi ku munsi ari kugenda akora imishinga igiye itandukanye. Ni byiza cyane, bigaragaza ko umuziki nyarwanda umaze gutera imbere, hahandi bivugwa ko nyine umuhanzi wo mu Rwanda atangiye gukora collabo ziri ku rwego ruri hejuru, biba ari ibintu by'agaciro cyane. Bivugwa ko rero Bruce Melody dutegereje kumva iyi projet uko izaba imeze, standard izaba ifite, gusa ikigaragara cyo cyangwa cyumvikanaho aba ni abagabo bose b'abahanga, yaba Bruce Melody ndetse na Ali Kiba ni abahanzi b'abahanga. Ntawabura kuvuga ko rero projet bazashyira hanze azaba ari projet iri ku rwego rushimishije cyane. Reka dukomeze twishimire uburyo Bruce Melody ari kuzamura ibendera ry'u Rwanda, tunamwifuriza gukomeza guhirwa mu mishinga ye ya buri munsi. Bigaragara ko nyine ari umuhanzi uri guteza imbere igihugu cyacu kugira ngo kibashe kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Bruce Melody, ubwo rero reka dutegereze iyo projet nibasha kuba yajya hanze, twese tuzabasha kuba twajudginga tuvuge tuti projet yari nziza cyane cyangwa se projet ni projet ishimishije cyane. Ikindi twababwira cyo ni kimwe, Bruce Melody akaba yaratangaje ko album ye abakunzi be rwose uno mwaka ugomba kurangira yamaze kubashyiriraho indi album nyuma y'izindi zose amaze kuba yasohora. Akaba ari ibintu byiza cyane n'abandi bahanzi bo mu Rwanda babasha kureberaho, bigatuma bagira ingufu ziri ku rwego rwo hejuru nk'izo Bruce Melody ari gushyiramo. Ali Kiba rero nawe akaba ari umuhanzi ugiye ku bandi Bruce Melody akoranye nabo. Ukomeze mu gihe byiza cyane. Iyi ni Black TV 250. We can, and we will.